Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 7. Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Ababembe bagarukanira abandi inkuru z'agakiza. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati, ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti, twinjire mu murwa, kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga bati, ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda, bageze ku murwa, bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze mu rugerero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, ntawe uhakomera, keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Maze uwo murinzi ahamagara abandi, babibwira ab'ikambere ibwami. Nuko umwami yibambura muri iryo joro, abwira abagaragu bati, reka mbabwire inama Abasiriya batugiriye. Bamenye ko ari inzara itwishe, nicyo gitumye bava mu rugerero bakihisha mu gasozi. Bibwiye bati, nibasohoka mu murwa turabafata mpiri, twinjire mu murwa. Nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza ati, ndakwinginze reka njyane amafarashi 5 mu yasigaye mu murwa. Mbega noneho ntarembye nk'Abisirayeli bose bakiriho basigaye mu murwa, barokotse muri abo bamaze gupfa? Tuyohereze turebe. Nuko benda amagare 2 n'amafarashi, umwami arabohereza ngo bakurikire ingabo z'Abasiriya, ati nimugende murebe. Nuko barazikurikira, barinda bagera kuri Yorodani, basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abasiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa ziragaruka zibibwira umwami. Nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeli imwe, n'indengo 2 za sayiri zigurwa shekeli imwe, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Maze umwami agira uwo mutware yegamiraga, amushyira ku irembo ngo arinde ibyaho. Abantu bamwuriranira hejuru aho yari ahagaze ku irembo, arapfa nk'uko wa muntu w'Imana yavuze igihe umwami yazaga aho ari. Kuko uwo muntu w'Imana yari abwiye umwami ati, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeli imwe, n'indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli imwe. Uwo mutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Nawe akavuga ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko bimusohoraho bityo, kuko abantu bamwuriranye hejuru aho yari ahagaze ku irembo, agapfa.